nshuti bakunze ubumwe bw'abera Ministries, umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste abitegetswe n'umwuka w'Imana yabateguriye amasengesho y'iminsi 14 afite intego igira iti va ku iriba ry'intonganya, Imana igufukura isoko yawe bwite y'umugisha. Muri aya masengesho hazakorerwamo ibitangaza bikomeye. Imana irambuye agasuzuguro wagiriwe. Mbega byiza, hazabamo kubohoka aho mushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste azakira abantu kuva amasengesho atangiye kugera asojwe. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Shimwa Yesu. Nongeye kubasuhuza amabwira ngo mugire amahoro y'Imana kandi imbaraga z'Imana zikomeze kubabaho. Tugarutse ku bumwe bw'abera tubabwira ngo Yesu akomeze abaturindire. Nitwishimire Silas ugarutse. Nane kubabwira ngo mu bihe tumaze igihe turi mu masengesho, turi muri ya masengesho avango va ku iriba ry'intonganya, va ku iriba ry'intonganya, kandi wongere wakira izindi imbaraga kubera ko wavuye ku iriba ry'intonganya. Hagaragaye amariba, iriba rya mbere riragaragara ry'intonganya, bamutonganyirizaho Isaka, irya kabiri naryo bamutonganyirizaho, ariko irya gatatu Imana yo mu ijuru imuha ubuzima buhishe muri iryo riba kugira ngo hatagira abarivogera uko bashaka. Turashimira Yesu ujya ukora ibintu bikomeye cyane. Iryo riba rya gatatu rero murarizi ni Rehoboti, sobanuye ngo ahagutse, ariko mushumba araza akomeza kuvuga, avuga n'irindi riba rihishe, ritajya rigaragara ariko rihishe kugira ngo ritagaragarira abanzi bawe, kugira ngo batongera kuritaba. Ni iriba ry'umugisha. Ariko nje rero maze iminsi nk'uko nyine tumaze iminsi mu masengesho, turi mu gusenga, nanjye maze iminsi ndushaho gusenga cyane ku manywa na nijoro, nsenga kugira ngo Imana yongereremo ibintu bishyashya ku buzima bwacu, kandi yongere twimane, yongere ikora ibidasanzwe, yongere yigaragaze, yongere habe kuko ari inyembaraga. Aka kanya rero reka dusenge, maze ubundi azige tuze dusomere ijambo Imana yampaye, ijambo Imana yampaye, kugira ngo ubundi hasigaye ukomeze ugubwe neza muri Kristo Yesu, kuko Yesu aradukunda cyane. Mana, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana ishoboye byose, turagushimiye kuri nyiribihe, uri mahoro yacu kandi uri umudendezo wacu, ntacyo twagushinja. Tugushimiye ko ukoze ibintu bikomeye kuri twebwe, kuko mu gihe tumaze mu masengesho komeje kugenda ubana natwe, komeje kugenda wigaragaza, komeje kugenda uhaba. Buri muntu wese abone imbaraga zawe, abone n'ubutsinzi bwawe, abone igitinyiro cyawe, abone ubushobozi n'ubutabazi, kunesha kwawe kuboneke muri twebwe, kandi gukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu. Amen. Inshuti y'umusaraba, abo mu Rwanda, bari hirya no hino ku isi, mwese muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana, mu cy'Imana yantumye ku buzima bwawe, kuko kirusha imbaraga ibikurwanya. Tugiye gusoma Yobu 34:29. Yobu 34:29 niho Imana yambwiye ngo ni ijambo Imana iguhaye. Havuze ngo iki? Yaravuze ngo iyo itanze amahoro, ninde wabasha gutera amahane? Iyo yitwikiriye, ninde wabasha kuyireba? Uko igirira benshi niko yagirira n'umwe.
uko igirira benshi niko yagirira n'umwe. Nabwiwemo ibintu bigera muri bitatu aribyo ngiye kukubwira. Nkubwire ngo mu gihe umaze ucamo, mu byo umaze iminsi unyuramo, mu byo umaze iminsi bigutera ubwoba, mu byo umaze iminsi byakunanije, nabwiwe nkubwire ngo iyo itanze amahoro ninde watera amahane. Icya mbere yambwiye ngo itanze amahoro ku buzima bwawe kubwo wakurikiranye amasengesho. Itanze amahoro ku buzima bwawe, uhimbazwe. Ndaje tuvuge ku mahoro. Icya kabiri, nta wayitwikurura ngo ayibone, kuko iyo yitwikiriye ibigira ngo ibone uko iza kuguha amahoro. Abashaka kutagira amahoro batayibona. Abashaka kutagira amahoro batayibona, niyo mpamvu yitwikira ntihagire uyibona. Icya gatatu, nabwo nkubwire ngo igirira neza abantu benshi, nawe ubwawe ije kugirira neza uri umwe. Imana ishimwe, nafashijwe. Igirira neza abantu benshi, nawe ubwawe ije kukugirira neza uri umwe. Ndagira nkubwire ngo iyo itanze amahoro ninde watera amahane. Impamvu iri jambo ryavuzwe ngo iyo itanze amahoro ninde watera amahane, nuko Imana yamaze kumenya yuko hari abanyamahane, hari abacuze imigambi mibi kuri wowe. Abanyamahane babaye benshi kuri wowe. Abanyamahane mbese bagambiriye byinshi kuri wowe. Ariko kubera ko Imana igukunda kandi igakunda uburyo wagiye ubana nayo ukanayizera, byateye imenya abagucurira imigambi y'amahane. Iravuga ngo y'ubwayo iyo itanze amahoro ninde watera amahane. Bisobanuye ngo hari abanyamahane ku buzima bwawe. Bisobanuye ngo hari abaguhiga ku buzima bwawe. Ariko kubera ko igukunda, iravuze ngo amahoro itanze nta muntu uzongera gutera amahane. Mu gihe umaze uhura n'amahane, mu gihe Isaka yamaze ahura n'akaga k'abantu bari mu kumutonganyiriza ku iriba rya mbere Setina, ngo bamutonganyiriza kuri iryo riba nini rya kabiri Esheke bari mutonganyirizaho. Ariko muri uko kumutonganyiriza kuri ayo mariba ni abanyamahane, ni Abafilisitiya b'abanyamahane, ni Abafilisitiya batifuza ibyiza, ni Abafilisitiya batagukunda. Inera bonesa, ni Abafilisitiya batakubaha, ndetse n'Abafilisitiya batubaha se wa Isaka Aburahamu. Ntabwo bigeze bubaha se. Nibubashye icyo Imana yari yaravuganye na se. Nibubashye ikintu Imana yari yaravuganye na Aburahamu. Na Sara ikavuga ngo nzaha umwana w'umuhungu azitwa Isaka. Isaka avutse nabo ntibamwubaha, bamugirira ishyari, baramusuzugura, baramutuka, bamutera, bamuzana amahane menshi. Ariko Imana ishimwe hari ikintu ikoze. Irambwiye ngo nkubwire nonaha, kubwitanze amahoro ku buzima bwawe, aya mahoro yimiriye abanyamahane ku buzima bwawe. Ariko Imana itanze amahoro ku buzima bwawe, aya mahoro yimiriye abanyamahane ku buzima bwawe. Yesu we, muririmbyi yaravuze ngo Yesu we, intare yo mu muryango wa Yuda, turakwemera. Ni Yesu. Iyo Yesu atanze amahoro ntawe utera amahane. Imana ihimbaze. Niyo mpamvu ijambo dusomye riravuze ngo iyo atanze amahoro ninde wabasha gutera amahane. Iyo yitwikiriye ninde wabasha kuyireba. Uko igirira benshi niko yagirira n'umwe. Yitwikiriye mu bwiru bwayo igira ngo ikugirire neza, ibiguhiga bitamenye inzira Imana iciyemo ikurwanirira. Ariko Mana Nyiringabo, ena boneta,
yitwikiriye mu bwiru, mbisubiyemo, yitwikiriye mu bwiru bwayo igira ngo ikugirire neza. Abakurwanya, abatera amahane, abaguhagukiye, abavuze ngo ntuzatera imbere, nk'uko Isaka yafukuye iriba rya mbere bakamutonganyirizaho, agafukura irya kabiri bakamutonganyirizaho, yitwikiriye kugira ngo hatagira uyibona uburyo igiye kukugirira neza, uburyo igiye kukwimana, uburyo igiye kuguhagararaho, uburyo igiye kukurwanirira, uburyo igiye kugukomeza, uburyo igiye kukujya imbere ahataringana ikaringaniza. Niyo mpamvu yitwikiriye, yihisha abakurwanya kugira ngo ikureho amahane yabo batazi uburyo Imana ibigenje. Enore danasikita erayi. Nshimiye Imana ivuganye natwe kandi kubwira ibintu bikomeye. Ndabwiye ngo abateye amahane ku buzima bwawe ni benshi. Urabizi isambu ufite. Urabizi isambu ufite. Hari abadayimoni bagutse kugira ngo bakwicire muri iyo sambu, ariko Imana irangije irakwimana. Nubirambwiye ngo yitwikirije kuguhesha isambu yawe, ariko icyo ugomba gukora ni iki? Inzira baciyemo urwanywa ni uko ugomba kuduhamagara kugira ngo ubundi dufunge izo nzira zose. Eno benema tangaya ugu erayi. Ni uko ugomba kumpamagara cyangwa ugahamagara mushumba wanjye Revera Ntambabazi, ukamuhamagara cyangwa ukampamagara. Inomero zanjye ubundi ni 0782296667, ni 0782296667. Tugafunga inzira abadayimoni bagiye bacamo bagwiga kugira ngo bagutezeho amahane. Ariko dushimiye Imana ishoboye byose yantumye nkubwire ngo amahane watewe cyangwa amahane bakuzanyeho cyangwa intonganya zabaye ku buzima bwa Imana yarazibona. Ikimara kuzibona bitumye inuma kuri wowe, irambwiye ngo yihishe mu bwiru bwayo, yihishe muri njyewe igira ngo ikore ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe. Irantumye ngo kuduhamagara cyangwa kuduhamagara biratera Imana kuri aya masengesho, biratera Imana gufunga inzira zose abadayimoni n'ingabo za shitani zose zaciyemo zikurwanya, bigiye gutera Imana kukwimana mu izina rya Yesu. Eno bana tetonego zabone forema shengedo kita. Imana ishimwe ko Imana y'ubwayo itajya yibesha. Abantu bakwibesha ariko Imana ntabwo ijya, abantu bakwanga ariko Imana ntabwo ijya yangana, abantu bakujugunya ariko Imana ntabwo ikujugunye. Ndagira ngo utangarize ngo iyo abantu bakujugunye baba bakujugunye mu biganza by'Imana, Imana igihita ifata ikaguheka, ikaguheka. Aho bashaka kupfira n'uwapfire, aho bashaka kumwara n'umwarwe, aho bashaka gukorwa n'isoni n'ukorwa n'isoni, aho bashaka ko yuko ibyawe birangiriraho ntibirangire. Ndimo ndumva ijwi rimbwira nkubwire ngo wowe unkurikiranye, Imana yo mu ijuru, abateye amahane ku buzima bwawe babaye benshi, abo shitani yari yakoreshe babaye benshi, abo shitani yagutumyeho babaye benshi, ariko iravuze ngo iyitanze amahoro ninde watera amahane? Ndabwira ngo kubw'amahane baguteyeho, kubw'ibibazo bakuzanyeho, kubw'ingorane bagushyizeho zatumye uhagarika umutima, none Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo kuko wakurikiranye amasengesho biteye Imana kugukura umutima uhagaze muri wowe, ikuyeho uyu mutima uhagaze kuri wowe. Yimiriye abaguteye amahane, yimiriye abagusuzuguye ku manywa n'ijoro, yimiriye abagutesha agaciro, yimiriye abatumye uhahamuka, yimiriye abakuvuza amagambo atari akakubabaza, yimiriye abakunyaza ibyawe, enosikiterebonefo, yimiriye imbaraga zose zikurwanya. Mwibuke mu minsi yashize nababwiye ngo Imana ikandagiye agasuzuguro igashyize hasi. Imana yimiriye rero iyo migambi mibi, kuko Uwiteka icyo yagambiriye gukora kuri wowe azagikora ntawabajije, azagikora ntawabajije. Inshuti y'umusaraba, ndayo ngo utangarize ngo imbaraga zikurinze zikugoteraho abanzi bawe batakuzi, zikagucishaho abanzi bawe bari, uko zakugoteyeho abanzi bawe batakuzi. Imbaraga rero z'Imana zikurinda, izi mbaraga z'Imana zikurinda nizo zivuze ngo iyitanze amahoro ninde watera amahane? Muri aya mahoro Imana itanze ku buzima bwawe,
muri aya mahoro Imana itanze mu mutima wawe, muri aya mahoro Imana itanze kuri wowe, aya mahoro ashyizweho ubuzima bwitwa imbaraga zo kwimira, abashaka gutuma ubabara baje gutera amahane, aya mahoro arazimiriye. Ariko ndabwiwe ngo nubwo azimiriye zisigaye ziri mu kurekereza. Ndagira ngo mu kuduhamagara kwawe biratera Imana natwe iba yatumye kongera gufunga inzira zose Shitani aba yaciyemo kugira ngo akubuze amahoro mu byiciro ibyo ari byo byose, kuko turahagarara mu ihame yo kuzibira imbaraga zose aho zaciye ziguhiga. Turi muri ubwo butware. Nkunda kubivuga, Yesu yaravuze ngo nimunyize muzakora ibirenze ibyo nasize ngize gute nkoze. None twebwe twizeye Kristo, nizeye Imana ishoboye byose, nizeye Imana inkoresha, kuko iyo nizeye n'iyima imbaraga, iyo nizeye n'inkoresha ibikomeye, ntitaye ku gihe umaze uhigwa n'abadayimoni, nitaye ku gihe umaze uhigwa n'ibikurwanya, nitaye ku gihe umaze uhigwa n'ibiguhagurukiye, mpamagara ntegeke izo mbaraga nzirukane, mpamagara ntegeke abo badayimoni mbabwire ngo nibibwirize bakuvemo. Ntabwo uri igituro cy'abadayimoni, ntabwo uri igituro cya karande, ntabwo uri igituro cy'abakoni. Oya bereko taramini wi, mpamagara ntegeke izo mbaraga zikurekure, kuko ntabwo zigufiteho uburenganzira. Mpamagara kuko ndi mu mbaraga zinesha, ndi mu mbaraga zitsinda. Mpamagara nkubwire ngo iby'Imana ishaka kuri wowe, irashaka kwimira imbaraga ziguhiga, irashaka gusenya ibicaniro byacanywe wowe utazi, irashaka gutekotene mazarabone tarago, irashaka kumenagura. Imana yo mu ijuru ifite umugambi mwiza urusha uw'abantu bagufiteho. Mbonye ibintu bitanu. Icambere, mbonye marayika w'Imana arego koma, mbonye inkangara baraguhize mu nkangara. Mbega inkangara, mbonye baraguhize mu nkangara baragukanda, mbese bamera nk'abagupfundikiye. Icya kabiri, ndimo ndabona nawe bagushyize mu mbehe, ari imbehe bagushyizemo baragutongera bariho bagutongere. Icya gatatu, nawe ndimo ndabona ikindi cya gatatu, ndimo ndabona nawe baragushyize mu rwabya, ifoto yawe bayishyira mu rwabya. Niyo mpamvu bayishyira mu rwabya, umusatsi bawushyira mu rwabya, bagenda bagutongera, baravuga ngo ntukagira amahoro, wakwakira ikintu kikagucika ukireba, wagira icyo ushaka kugikora kikagenda ukireba. Icya kane, ndimo ndabona unanirwa mu buryo utazi, kumva wacitse intege, wakoze siporo, ibintu byose wabikoze, inzira zose waziciyemo, ibintu byose wakoze ibishoboka abaganga bagutegetse, ariko noneho bikanga. Newisi eda. Ndimo ndabona ikindi cya gatanu, ndimo ndabona urwara indwara za hato na hato. Ndagira ngo mpamagare untegeke ibyo bintu byose bagiye bagupangira, Imana ibikuvanemo mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo iyo itanze amahoro, ninde wabasha gutera amahane? Iyo yitwikiriye, ninde wabasha kuyireba? Uko igirira benshi niko igirira n'umwe. Uko igirira benshi niko igirira n'umwe. Yobu baramurwanyije, ariko Yobu baravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ansubiza intege mu bugingo, anjyana uruhande rw'amazi adasuma. Ndagira ngo ni Imana imenya inzira ucamo, yarangiza ikakujyana uruhande rw'amazi adasuma. Ni hahandi usenga Imana ikakumva, ni hahandi usenga Imana ikabana nawe, ni hahandi usenga Imana ikakwimana, ni hahandi usenga Imana ikakurwanirira. Niyo mpamvu Imana ubwayo yifitemo imbaraga n'ububasha, kuko mu kukurema kwayo yakuremanye ubuhanga bwayo. Niyo mpamvu abatera amahane ku buzima bwawe nta bubasha bakikugizeho, kuko bamaze guhura n'abantu b'Imana. Niyo mpamvu aya masengesho yateguwe, Imana yemeye kuyacisha muri mushumba, nanjye nkaza ndahangaha nkakora muri aya mavuta,
ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga zigomba gutegeka, izi mbaraga zikurwanya wowe zigacika intege, kuko umwami agukunda, kuko Imana itabeshya ihari, kuko Imana twizera ihari. Niyo mpamvu Baramu na Baraki bagiye kuvuma abantu b'Imana, ngo Baramu yajya kubavuma na Baraki bari kumwe, akavuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no kubikora ijya ibikora. Niyo mpamvu ibikurwanya birahari, ariko ikurwanirira ikubereye maso. Niyo mpamvu ibiguhiga birahari, ariko ikwitaho ishoboye byose. Niyo mpamvu ibishaka kukwica bihari, ariko itatuma upfa igihe kitari cyagera irahari. Ni Imana iguhetse ku manywa na nijoro, ni Imana ikurwanirira ku manywa na nijoro, ni Imana iguhisha mu bwiru bwayo, ni Imana igukomeza aho ibiguhiga, aho byashaka kupfira biri, ni Imana igutambutsa aho wategewe. Imana ihimbazwe ko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Icyo ukoze cyose Imana burya ngo ijya yandika, mu mirimo yose ukora Imana ngo ijya yandika, mu kwizera kwa Imana burya ngo ijya iteraho kashi. Dushimiye Imana ko kwizera kwawe ugiye kuzamura kwizera kwawe. Uduhamagare dufatanye kwizera, tugire ibintu duhagarika byari bigusatiriye. Aka gasuguro kari kugusatire tubihagarike, abo badayimoni bari bagusatiriye tubahagarike, izi mbaraga zari zikurwanya tuzihagarike, ubu burwayi bwari bugusatire tubuhagarike, ibyari byiguhagurukiye bya bindi uzi n'izi manza tuzihagarike, ibintu byose shitani yagiye akuroha utazi aho byaturutse. Ndagira ngo nkubwire ngo tugomba kubihagarika. Muri aya masengesho imbaraga z'Imana ziri mu gukora muri twe, tugomba guhagarika izi mbaraga mu izina rya Yesu. Ariko Mana Nyiringabo, mutabazi wacu ngo abidukingira, Imana itabeshya, Imana itikanga, Imana itagira ibinyoma, Imana ikora ku manywa na nijoro, Imana irebana no mu mwijima ngo irareba. Imana ihimbazwe itaragutaye abantu bagutaye, Imana ihimbazwe itarakujugunye abantu bakujugunye, Imana ihimbazwe ko abantu bakuvuye ikagumana nawe, Imana ihimbazwe ko itigeze ikureba nk'umunyakirungururira. Hari igihe umuntu arwara ikirungurura akakureba nk'urwaye ikirungurira, ikirungurura kizi, umuntu akakureba nk'urwaye ikirungurura nta kirungurura arwaye, akakureba akagusuzugura, warasuzugwa. Ariko Imana iravuze ngo iyo itanze amahoro ntawatera amahane. Dushimiye Imana yo mu ijuru ishoboye byose, iyo itanze amahoro ntawatera amahane. Iyo itanze amahoro ntawatera amahane. Imbaraga aho zikusanyirije kugira ngo zikwice, uraharenze ntabwo ukihapfiriye. Natumwe ngo iyo itanze amahoro ntawutera amahane, kandi iyo yitwikiriye ntawayibona. Kandi igirira neza benshi, igirira neza n'umwe. Igirira neza benshi, igirira neza n'umwe. Muri benshi urimo ikigeragezo ufite, ni wowe ubwawe ubwite ufite icyo kigeragezo. None Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igirira neza benshi, igirira neza n'umwe. Kubwo gusengana natwe, kubwo kwizera, bigiye gutera Imana kukugirira neza, bigiye gutera Imana kukwimana cyane, bigiye gutera Imana kuguhagararaho cyane, bigiye gutera Imana kugukiza akaguru urwaye, bigiye gutera Imana kukuvura uyu mugongo, bigiye gutera Imana kukuvura uyu mutwe udakira, bigiye gutera Imana kukwinjiza mu murage w'ikimenyetso cy'ibyiza, bigiye gutera Imana. Ndagira ngo mu kuduhamagara kwawe bigiye gutuma Imana ikora ikintu gikomeye, icyo utaruzi Imana igiye gukora cyiza ku buzima bwawe, Imana igiye kugikora. Ijambo ravuga ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ntabwo yaturemeye imirimo mibi. Imbaraga ziguhiga ni za shitani. Ntabwo rero nitaye igihe umaze urwana n'abadayimoni, nitaye ku Mana yakurinda. Isobana ngo yakurwanyije cya gihe ukaba ugeze amagingo ugihumeka. Mpagaze muri ubu butwere kubwira ngo iyandinze nanjye ejo hashize, iyakurinze ejo nawe hashize. Tugiye guhagarara mu ihame ryo gutegeka, tugiye guhagarara mu ihame ryo kunaniza, tugiye guhagarara mu ihame ryo gutsinda, tugiye guhagarara mu ihame ryo guhirwa, tugiye guhagarara mu ihame ryo kwinjira mu kimenyetso cy'ibyiza, tugiye guhagarara tekopene wazara monga seketarabiniwi, tugiye guhagarara mu ihame ryo kwakira ubundi bizima. Ndagira ngo muguhama ana weekend benefo, ndimo ndumva ndi mu bihe bidasanzwe, ibihe by'imbaraga z'Imana, ibihe by'imbaraga, kuko ndimo ndumva indwara yose waba urwaye nategeka nonaha
ndategetse mvuga ngo none aka kanya imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe, ariko hari n'ibindi rero, hari n'ibindi irimo kubwirwa ngo ugomba kumpamagara kuri za nomero nakubwiye, nkategeka, nkirukana, ngasenya ibihome, nkavunagura, urota inzozi mbi, urota wikinisha, urota ukora ibintu bikomeye usambana, urota ugira ibintu bidasanzwe, ukikinira ufite umugabo, ukora usambana n'abadayimoni, umugabo aryamye iruhande rwawe. Izo mbaraga tugomba kuzitegeka zikagenda. Iyo Imana itanze amahoro, ninde watera amahane? Bona abadayimoni baje gutera amahane. Izo ni imbaraga z'abakonikoni zaje gutera amahane, ariko dushingiye ku Mana ishoboye byose, dushingiye ku Mana yaturinze ejo hashize, dushingiye ku Mana yaduhagaze ejo hashize, dushingiye ku Mana yatwimanye ejo hashize, na n'ubu ibyo yakoraga kera na n'ubu iracyabikora. Nari nkubwiye ngo na n'ubu ibyo yakoraga kera na n'ubu iracyabikora. Rega batera amahane bayateye mu rugo rwawe, abadayimoni bagurukira urugo rwawe, ayo ni amahane yinjiye mu rugo rwawe. Abadayimoni binjira ku mugabo wawe, nawe ayo ni amahane yinjiye mu rugo rwawe. Abadayimoni binjira ku mudama wawe, ayo ni amahane yinjiye mu rugo rwawe. Abadayimoni binjira mu kazi, ayo ni amahane yinjiye mu rugo rwawe. Abadayimoni binjira mu muryango, ayo ni amahane yinjiye mu rugo rwawe. Abadayimoni binjira muri famiye, mu nshuti naho ukorera. Ariko none ndagira ngo nkubwire ngo mu gutegeka Imana iduhaye kugira ngo dutegeke ibyo bintu byose, ndagira ngo dufunge izo nzira zose Shitani yaciyemo guhiga. Ndagira ngo dufunge izo nzira zose Shitani yaciyemo guhiga, kuko imbaraga z'Imana aho Imana ikurindira ntago Shitani yahabona. Cyakoze aragerageza akaguhiga kugira ngo akwice uko ashaka, ariko ntabwo uri uwo gupfa uko Shitani ashaka, kuko iki yatumye Imana ituzana ni ukugira ngo tukubwire ngo igihe cyo gupfa nticyari cyagera, Imana ikongera igihe cyo kongera kubaho. Ariko muri uko kukongerera ni ukuvuga ngo hari birimo iguhiga. Ibyo biguhiga rero ndagira ngo ni ukukomeza kugenda ukurikirana aya masengesho, nk'uko Isaka bamuhiza akava ku iriba rya mbere, bakamuhiga akava ku rya kabiri bamutonganya, ariko akajya ku rya gatatu, ndetse hakaza n'irindi riba rihishe abadayimoni batazi. Niyo mpamvu ngo iyo yitwikiriye ninde wayibona? Ni rya riba rindi rihishe ritazwi, batazi aho uvomera, batazi aho ibigwiga bitazi aho uba, ibigwiga bitazi aho utuye, ibigwiga bitazi ukuri, ibigwiga cyakoze bigerageza gusa kukureba, ariko bigasanga uhishwe n'Uwiteka. Ni rya riba rindi rero, hanyuma y'iriba ryagutse hari irindi riba rihishwe kugira ngo rigukomereze mu mbaraga yo gutsinda ku manywa na nijoro. Dushimiye rero Imana ikomeye, dushimiye Imana itabeshya, dushimiye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ngiye Sirasi ndafashijwe kandi nguwe neza, nshingiye ku bintu ndora Imana inanije, nshingiye ku bintu mbona Imana igiye gukuraho, nshingiye ku bintu ndora Imana igiye kwikorera, nshingiye ku bintu mu guhamagara. Reka mubwire, ndagira ngo mu guhamagara bisobanure ngo ni ugusenga. Iyo usenze gusenga kugira ngo imbaraga zikurwanya, ayi wewe, kugira ngo imbaraga zikurwanya zikuveho, ni ukuhagarara mu mbaraga zo gusenga, ugahagarara amavuta akandagira amateka, ugakubita imbaraga, ugasenga, ukavunagura. Ndagira ngo ubwire ngo rero none iyi minota nongeye kunezererwa Imana, nshingiye ku bintu Imana igiye kwikorera kubwo gusenga kwawe nanjye cyangwa na mushumba kumwe bw'abera mudukurikiranye. Nshingiye ku by'Imana igiye gukora kubwo gusenga, abakurikiranye umwe bw'abera kubwo gusenga ibintu Imana igiye gukora. Yesu we, Yesu we, warwaye indwara z'amayobera, ariko muri aya masengesho ugomba kwakira igitangaza. Wadwaye indwara nawe utamenya uko uzisobanura, utamenya uko uzivuga, hari ibyo ujya kuvuga ukumva biranakurenze, ariko muri aya masengesho ugiye kuzakuramo igitangaza kubwo kwakira imbaraga zo kwizera no gutsinda no guhirwa no gukomera no dedopenewa sheremonedada. Ayi Yesu we, muri iyo yaravuze ngo ni igitangaza kubizera,
ni igitangaza ku bakunda Yesu, ni igitangaza ku bafite ibyiringiro, ni igitangaza kuko Yesu ahantu hose yagendaga agera yaravuga ngo kwizera kwawe kugire gute kugukize. Kwizera kwawe kugukize. Iyo umuntu yizeye Imana ihita ikora ibitangaza. Kwizera kukuremera ihirwe, kwizera kukuremera umugisha, kwizera kukuzuruza ubuzima, kwizera gukuraho indwara. Ni wizera rero uraza gukomeza gusengana natwe wakire ukuboko kwiza k'Uwiteka. Rega hari aho bakuzingiye ariko Imana yihisha igira ngo ikuzingure. Rega hari aho bagutongereye ariko Imana yihisha igira ngo igukureho bagutongereye. Rega hari aho bavuze amagambo, hari ibintu bakoze, ibintu bagukoreho by'ubufindo, hari ahani Imana yihishe ku buzima bwawe kugira ngo igukure k'ubwo bufindo bagukoreye. Niyo mpamvu yantumye ngo mubwire ngo iyitanze amahoro ntawe utera amahane. Iyitanze amahoro. Mishi yasize hari umumama wari uri mu gucuruza wacuruzaga araza arambwira ati ubungubu umaze guhoma inshuro zingahe zigera muri 3. Nabwo hano inshuro zigera muri 3. Turasenga, tumaze gusenga Imana inyereka umuntu wazanye ifu ayihuhiraho ngacururiza ibintu. Aravuga ngo kwifite umutse ifu y'imyuka mibi, avuga ngo kwifite umutse ibintu byo biri ko bitumuka, ngo akopa abantu bose bura n'umuntu n'umwe umwishyura. Arambwira ati nuko nguko byagenewe byatumye mpomba, kandi yararanguzaga. Ndamubwira ni guhera none anangiye isaha y'iminota ndategetse umuntu wese wakobye Imana nimuha amafaranga yakuzaniye. Barangije baragenda baramwishyura. Bamaze kumwenda avuga ni ndategetse kandi umuntu wese uzaza gukora ubufindo bwose ntibuzongere gukunda ahangaha. Arambwira ati ubungubu nongeye kuranguza, nongeye no kwishyurwa. Nagira ngo utangarize ngo imbaraga z'Imana ziracyakomeje gukora. Hari igihe abantu bavuga ngo Imana ntabwo igikora. Imana iracyakora ibyo yakoraga kera n'ubu iracyabikora. Abantu b'Imana baracyariho debone tarabiri wigenema, kandi abantu b'Imana baracyagenda. Abantu b'Imana baracyuzuza imbaraga z'Imana. Abantu b'Imana baracyakoresha imbaraga z'Imana. None njyewe nje muri abo nanjye nje ndi umuntu w'Imana, nje kubwira ngo guhera iyi saha, guhera iyi minota hari imbaraga ngomba gutegeka zigahunga, hari imbaraga ngomba gutegeka zikakuvaho, hari imbaraga ngomba gutegeka zikibwiriza zikagenda. Icyo Imana yansigarije cyangwa nayo yagusigarije ni ukugira ngo tubwire shitani, tumubwire ngo ntutukinishe koko Imana ikorana natwe n'inyembaraga. Mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zinesha, imbaraga z'Imana zitsinda, imbaraga z'Imana zirema, imbaraga z'Imana zitegeka, zikuremera ikintu gishyitse. Buri muntu wese wari uzi ko utabona andi mahirwe abona iby'Imana yavuze kuri wowe bisohoye imbere ye, narangiza kugarukire bituma apfukama imbere yawe gusaba imbabazi. Himbazwe Imana. Bituma apfukama imbere yawe agusaba imbabazi, kuko ibyo wakorewe ni byinshi, imigambi wapangiwe ni myinshi, imitego baguteze ni myinshi, ibintu bakugambaniye ni byinshi, ariko ibyo bagukoze byose ntabwo byakunze. Nabwira abo muntu wese wagiye uguhiga utabigizemo uruhare, namubwira ngo narekeraho. Igihe baguhigiye warabananiye, kubera Uwiteka yishe ku buzima bwawe akaguhisha, narekeraho kuko yarananiwe. Aze mwumvikane mubane mu mahoro. Imana ihimbazwe. Iyo itanze amahoro ntawatera amahane, kandi iyo yitwikiriye ntawayibona. Igirira neza benshi yagirira n'umwe. Mu mahoro wari warabuze Imana irayaguhaye, ikuyeho abatera amahane ku buzima bwawe. Bo baza kugutera bo ubareba, ariko yikurwanirira ikabirukana batayireba. Kandi yatanze umugisha mu bantu benshi, irigwatirije iguhaye umugisha uri umwe, kuko no umugisha utavogerwa n'abarwanyaga umugisha wawe ntago bawushobora, kuko icyo Imana yavuze kuri wowe kibarusha imbaraga. Nongeye kugutangariza nkubwira ngo Uwiteka ibyo yavuze ejo hashize agiye kubikorera mu bwiru bwayo, kugira ngo wongere unezerwe mu mutima.
umaze igihe warahahamutse, umaze igihe waracitse intege, umaze igihe waragiye kure y'Imana, Uwiteka aravuze ngo ibyaguhamwe nubwo byabaye byinshi ariko ukurwanira ashoboye byose. None rero muri iyi saha ngiye kukubwira ngo z'Imana ni imbaraga zishoboye, imbaraga z'Imana ni imbaraga zishoboye. Ndumva nagusengera, ndumva nasenga ndumva nasenga nkagusengera. Turi mu bihe byo gusenga. Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri nyiribihe, uri mahoro yacu, uri ibyishimo byacu, uri umudendezo wacu. Hari imbaraga zananije buri muntu wese ukurikirana ubumwe bw'abera, izamunanirije mu kazi, izamunanirije mu rugo, izamunanirije abana, izamunanirije ari umukobwa, izamunanirije ari umusore, izamunanirije ari umumama, izamunanirije ari umugabo, izamunanirije acuruza, izamunanirije yicaye mu biro, izamunanirije ari mu kwiga. Izo mbaraga zose ndazikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo, Mwami Yesu nyiribihe, Imana itabesha, Imana itikanga, Imana itagira ibinyoma, Imana yo mu ijuru ishoboye byose. Turagushimiye, uri mahoro yacu, uri ibyishimo byacu, uri umudendezo wacu. Uravuze ngo iyo utanze amahoro nta watera amahane, uravuze ngo iyo witwikiriye uje gutabara ukubaha. None Zakita, iyo witwikiriye uje gutabara ukwizera, nago bakubona. Abaguhiga nago, abahiga ukwizera nago bakubona. Uravuga ngo kandi ugirira neza benshi niko wagira neza n'umwe. Ndagushimiye kuby'ibintu ugiye gukora, ndagushimiye kubw'imbaraga utanze, ndagushimiye kubw'ubuzima wigaragaje ku bantu. Uremye ibintu bishyashya, ariko hari ibintu ukoze bidasanzwe. Abari badwaye bagiye kubona ineza yawe, bari bafite bagowe. Izi mbaraga zabarwanyije ku manywa, zibarwanya nijoro, zirabarwanya cyane. Ariko Uwiteka wantumye ngo iyo utanze amahoro nawe utera amahane. Wambwiye ngo kandi iyo utwikire nawe wakumenya. Wambwiye ngo kandi ugirira neza benshi niko wagira neza n'umuntu umwe. Hari ibintu ugiye gukora, hari ibyo ugiye gukora, hari ibintu ugiye kurema, ugiye kwigaragaza. Ndabigushimiye Nyiringabo. Uyu mumama ugiye kumwigaragazaho, uyu musore ugiye kumwigaragazaho, uyu mukobwa ugiye kumwigaragazaho, uyu mubyeyi ugiye kumwigaragazaho, uyu mupapa ugiye kumwigaragazaho. Ndagushimiye ko hari ibintu ugiye gukora. Hari imbaraga zamurwanyije, hari imbaraga zamunanije, hari imbaraga zamuteye ubwoba, hari imbaraga zatumye agubwa nabi, ariko nonaha nzikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziboneke, imbaraga z'Imana ziboneke, uburinzi bw'Imana buboneke, ukora kw'Imana kuboneke, kunesha kw'Imana kuboneke, ubutede boseko tarabiriwi, ubutsinzi bw'Imana buboneke. Ndagushimiye kuri nyiribihe, ndagushimiye kuri umutabazi, ndagushimiye kuri umurengezi, ndagushimiye kuri Imana ikuraho abashize abantu. Ndagushimiye kuko uzi ibintu bikomeye. Unyeretse ibi bintu ukoze, ndagushimiye kubw'ibintu ukoze ku mukobwa, ndagushimiye kubw'ibintu ukoze ku mugabo, ndagushimiye ku mubyeyi n'umusore, ndagushimiye ukoze ibintu bikomeye kandi urigaragaje. Turabigushimiye ko habaye, uri papa mwiza, uri umurengezi mwiza, uri Imana itabesha, uri Imana itikanga, uri Imana, uri nyiribihe, uri mahoro yacu, uri ibyishimo byacu, uri umudendezo wacu. Turagushimiye kuhabaye, ugize neza. Turagushimiye kugize neza mu izina rya Yesu, amen. Abakurikirana ubumwe bw'abera murusheho kugubwa neza, kandi buri muntu wese mugende kuri ikiganiro mukora comment, mukora share, murushaho kugubwa neza muri aya masengesho yo kumwe bw'abera. Ineza y'Imana ibabeho, imbaraga z'Imana zibabeho, kandi ukuboko kwiza kw'Uwiteka komeze kubabaho. Muhamagara umushumba basengera, mumagara mbasengera, ukuboko kwiza kw'Uwiteka komeza kuba kuri mwebwe. Kandi hari ibintu byinshi Imana ibitweretse, ariko tutabona uko tubivugira kuri kamera. Tugira ngo tubabwire ngo mu kuduhamagara tugasengana namwe, hari izindi nzira dufunga abadayimoni baciyemo baguhiga. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Ni Silas ubakunda kandi abashimira ko munkunda. Imana ibaho umugisha kandi mukamukora n'umushumba. Imana ikomeze kubaho umugisha. Abakurikirana ubumwe bw'abera mugubwe neza muri Yesu. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.
mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. amavuta akandagira amateka. utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago. ngo ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbaye. mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo. amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Nshuti bakunze ubumwe bw'abera Ministries, umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste abitegetswe n'umwuka w'Imana yabateguriye amasengesho y'iminsi 14 afite intego igira iti va ku iriba ry'intonganya, Imana igufukura isoko yawe bwite y'umugisha. Muri aya masengesho hazakorerwamo ibitangaza bikomeye. Imana irambuye agasuzuguro wagiriwe. Mbega byiza, hazabamo kubohoka aho umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste azakira abantu kuva amasengesho atangiye kugera asojwe. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka.